Nitwa Nirema Rishatari, umurenge ni Rugerero, akagari ka Kabirizi, mudugudu wa Ruhangiro. Ndi muri bababyeyi bahuye nibiza ko nakuwemo na Marine, nahezemo amaze adufasha saa 8 za nijoro tutagishobora kwikuramo, amaze kudutembera cyane. Maze kuvamo rero ubuyobozi bwahise bwohereza Marine abari basigaye inyuma ibakuramo ku bakecuru b'indege ngeya n'abana. Turashimira ubwo buyobozi bwatwaye hafi mubyeyi mwiza. Ikindi ndi gushimira ubuyobozi rero bwaduhaye amacumbi yo kubamo, tubona ibyibanze, ibiryo birahari, twabonye ibyo kuryamaho, abana mu primaire bari kwiga. Nta kibazo ubu ngubu dufite mubyeyi mwiza. Ahubwo mfite ibyifuzo bibiri ngira ngo mudufashe. Gera vuba. Icyifuzo cya mbere nagira ngo mudufashe Sebeya, niyo nyiraba yazana ko turyamye muri iki kibaya, mwahitubungabungira mubyeyi mwiza mu mpande zombi kugira ngo n'ubundi ibyateje ntibizongere guteza. Nibyo. Ikindi cyifuzo mfite nyakubahwa. Ibyo biro birakorwa, arababikurikirana ubu ngubu. Rakoze. Ikindi cyifuzo nyakubahwa mubyeyi. Ariko ikindi kizakorwa nuko harabagiye batura muri Sebeya mu mazi. Ibyo ntabwo ari by'ubundi birabujijwe. Murakoze. Turashakira rero abantu aho bagomba gutura hakwiriye. Niho bazajya abantu bareke gutura mu mazi, kuko iyo byaje nk'uko ntabwo biteguza biraza nyine bigahitana abantu. Ni nayo mpamvu hashyizeho itegeko ribuza abantu gutura hafi n'amazi cyangwa n'ibishanga. Murakoze. Dufite ikindi cyifuzo, dufite abana biga mu masegonderi, ibyagombye kuba byabarihira byatemanwe n'ibiza mubyeyi mwiza, twagira ngo mudufashe wenda mu bigo by'amashuri bazatworohereze kugira ngo ku musanzu wabo. Murakoze mubyeyi. Umusanzu w'ababyeyi uko kuturisha mu mashuri ko nta mbaraga dufite zo kongera kubarihira. Ibyo ngibyo nabyo ntabwo bigoye. Murakoze. Ibyo ntabwo bigoye. Murakoze mubyeyi wacu Perezida wa Repubulika. Nitwa Esperance Mukanshogoza, nkaba nari nshumbitse mu mudugudu wa Gahama, akagari katera imbere. Byageze nk'igihe bishyira saa 8 n'igice, numva abaturanyi duturanye muri icyo gipangu bati umukecuru agiye guhera mu nzu. Nari jyenyine, mu guhaguruka nsanga amazi yacagase umuryango nasohokeyemo. Nagerageje gutaka, icyo bikora abaturage baraza baramfasha, ngo ngenda ndi kugwagwana, nikubita hasi nca umugongo, nza kuza gukubita ikirenge, ino rirasaduka, nikubita muri ya mazi. Ariko ndashimira Imana kuko nabashije kuba nkihumeka. Mubyeyi wa Repubulika y'u Rwanda, mubyeyi wacu, mubyeyi uduhetse, uzahore ku ngoma iteka, undi arya nkaryama. Uzahore ku ngoma iteka, mugongo waguhetse uragahoraho. Ndagushimye. Murakoze. Ubu barakuvuje nta kibazo. Nizeye ko naho nzaryama uzahampereza, nzahabona mubyeyi wanjye. Murakoze nyakubahwa. Ku mazina nitwa Nteziyaremye Feza. Ninjye wahuye n'ibiza nsigarana akana k'amezi 6 n'ibyumweru 2. Mu by'ukuri ibiza byaraduteye, nibyo n'abandi bose byarabateye, ariko ndashima Imana yankuye mu mazi n'umwana tukaba turi bazima nubwo mama we yabashe kugenda. Nyakubahwa Perezida wacu, njye nejejwe n'Imana mu mutima, nahoze nifuza kukubona imbona nkubone. None rero nakubonye, nubwo duhujwe n'ibiza ariko numvaga nkeneye kukubonaho. Icyambere turi gushyingura, nabwiye abanyamakuru ndabwira nti nimubona Perezida wa Repubulika, numvaga ko utari buze. Nabani muza mushimire mubwire ko abaturage ba Rubavu twishimye bitewe no kudufata mu mugongo. Hari ahandi tujya twumva ibiza biba ariko ugasanga ntibabitayeho, ariko mwebwe mwagerageje kutwitaho. Ubu ngubu kuri site ntabwo nagiye muri site kubera ko bavuze ko nabonye ko akana katajya kuraramo hariya. Meya n'abandi baramfashije kubonaho ncumbika. Ubu rero
ibyo kurya arabinzanira, amata njya muri site nkafata nkamuhereza. Cyakora icyo nakongeraho navuga ngo namwe ubwo tubabonye dukeneye inkunga yanyu, murakoze. Murakoze. Inkunga yo uko ibonetse kose tuzajya tuyibagezaho. Murakoze. Amazina nitwa Shizirungu Aimable, nkaba nkomoka mu mudugudu wa Gasenyi mu kagari ka Nyundo mu murenge wa Nyundo mu karere ka Rubavu. Mbere na mbere nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ndabanza kugushimira. Icyo ngiye kugushimira cya mbere na mbere ninjye wa muturage igihe wari uheruka inaha muri 2019 igihe waza kudusura, ninjye wari wemereye kwiga amashuri ya masters. None nyakubahwa byaje gutungana. Rwose ndagushimira kuko uri data pe. Arize wararangije rero. Yego. Nubwo narabona ka occupation ariko nize ndashidikanya ko nize gukorera igihugu cyanjye ngagihereza. Kwiga ntabwo bipfa ubusa. Ntabwo bipfa ubusa rwose. Kandi ngo uwaguhaye amata ntiwamwima amatwi. Niteguye kuguhereza amatwi yanjye kukumvira, aho uzantuma nanjye nzagira ute nzatumika. Mo ikindi ubwo abamujye mubatuma kandi ikindi umwuzure waraduteye waduteye mu masaha 8 z'ijoro. Kuko aho wadutereye nuva ngo muri uwo mudugudu ngize ute ngo mukamo ni namwe ntuye. Umwuzure waraje tumuza kumenya ko amazi yaduteye, byabaye ngombwa yuko dufashanya. Abo twari muri make twakoresha ingufu twari tugize ute twari dufite, ariko byagezaho bigera amazi atubona menshi. Tubona yuko nitukomeza kuhaguma ko ubuzima turagira ute turabuhasiga. Icyo twakoze ngo icyo umuntu yarabaze gufata cyari cyo ngicyo, twaragiye ngo amazi arahirima n'iki byose turavuga two byagenda kose kuko dufite ubushobozi, kuko dufite abayobozi batureberera n'iki. Icyo tuzi neza yuko niko mu gihe kitarambiranye muzatugeraho. None mwagize ute mwatugezeho. Ubwo rero rwose turabashimiye bituvuye ku mutima. Ubwo ibyo muzadusaba dufitiye ubushobozi tuzabikora. Murakoze. Bityo rero mukomeze mwihangane, natwe turakomeza dukora ibishoboka byose, dufatanye, hanyuma nimusubira mu byanyu uko bizaba bishobotse twongere dufatanye twubake ndetse dukore bimwe bishobora kugabanya umuvuduko ari uw'amazi cyangwa ibindi tuzi bishobora gufasha mu biza nk'ibi ngibi. Ubwo niyo migambi, naho ibi ngibi twihangane turakora ibishoboka byose, hanyuma mushobore gusubira mu buzima busanzwe. Mwakoze cyane rero, ngeze amahirwe yo kubabona, icyo cyari cyanzanye. Naho ubutaha.